Mana nziza turagushimye ko ugiye kubana natwe, turagushimye ko ugiye kuturinda, turagushimye ko ugiye kutubera umujyanama, ukatubera umuyobozi. Mana, ijambo ryawe tugiye kumva rikingura imitima ya benshi. Mwami, ribe ijambo rihumuriza buri umwe wese kandi rikomeza buri umwe wese. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uko bisanzwe mama Bonheur muri kumwe. Amazina yanjye nk'uko mubizi ni Mukamusonera Donata. Ushize twaganiriye kubijyanye n'ubuzima muri rusange twahuye nabwo bwari butugoye twahuhamya, ariko uyu munsi twifuje ko twaganira namwe ibijyanye n'ijambo ry'Imana, na cyane ko turi mu bihe byiza, navuga ko bimeze neza bya Pasika, aho twibuka urupfu rwa Yesu, aho twibuka uko byamugendekeye kugira ngo twitangire. Kuko bisanzwe rero n'ubundi njye navuga ngo Yesu mu buzima bwe, mu kwitanga kwe, yabanje guhura nawe n'ibimugoye, ahura n'intambara, ahura n'ibibazo, aho navuga ngo yagize abamugenza, yagize abagenzacyaha, agira abashinjacyaha, agira abacamanza, yewe n'abashinyaguzi muri rusange. Byaramugoye cyane, ariko ubwo yari afite intego. Imana ibahe umugisha. Iyi ni channel Ndakristo TV. Niba wadukunze cyangwa se niba wumva twakugiraho umugisha, ukanasubscribe, ugasharinga, ukarayikinga, kugira ngo twese tubashe guhana umugisha. Ikindi, abantu bakeneye ubufasha bw'ijambo ry'Imana, bakeneye kumenya bwa buhamya bwose uko twababwiraga namwe, mwashyira muri comment, natwe tukabasubiza, twabwira uko ubuzima bwagiye bugenda. Dukomeje rero ku bijyanye n'urupfu rwa Yesu, kuko twari tubivuzeho, tugiye kubiganira neza, na cyane ko ari iminsi turi kwibuka Yesu wacu ashinyagurirwa, Yesu wacu ababazwa. Twihuse rero reka dusome amagambo y'Imana ari muri Matayo igice cya 26, dusome umurongo wa 46. Tugiye gutangira dusoma Matayo 26 umurongo wa 46. Avuga ngo nimubyuke tugende, dore ugenza ari hafi. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bari bari kumwe, abona igihe cye navuga cy'urupfu cyari kimwegereje. Hahandi yabanje kujya asenga nk'uko tubizi, hari inshuro tugaragarizwa ko yabanje gusenga, ariko kubera yuko hari intego yuko agomba gucungura njyewe cyangwa wowe nk'abanyabyaha, yaravuze ati mubyuke tugende kuko ungenza ari hafi. Imana iduhane umugisha. Uwo nta wundi yarashatse kuvuga, reka uwamugenzaga nk'uko nababwiye buriya nawe yagize umushinjacyaha. Reka turebe muri Luka 22 n'umurongo wa 47. Haravuga ngo akibivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe nabo 12 akigiye imbere. Yuda uwo nguwo yegera Yesu ngo amusome. Imana itugirire neza. Ahangaha ni bigaragaza ko Yesu yagize abagenzacyaha, yaramugenjeje kubera yuko nk'umuntu babanaga, nk'umuntu bari bamenyeranye, nk'umuntu wari uzi ubuzima bwe cyangwa asize gahunda ze, we niwe usa nkaho yamugenjeje kugira ngo baze kumugirira icyo bashaka ko bamugirira. Imana itugirire neza. Hari ukuntu natwe rero mu buzima busanzwe tujya duhura n'abantu batugenza, ugasanga rimwe na rimwe turanabimenye rwose, turabibonye. Birasaba kugira ngo tujye twihangana kandi tugire imbaraga, kuko ne Yesu niko byamugendekeye. Baramugenjeje, umwigishwa we yitoranyirije ari we Yuda aramugenza, ndetse aha n'ikimenyetso abantu bari baje icyo gihe bari buze kumufatira, abwira Tom urabona ndi musome, aba ari uwo nguwo mumufate. Imana itugirire neza. Yesu yarababajwe, Yesu yarashinyaguriwe, turabizi, ariko birasabwa kugira ngo muri iyi minsi
umuntu utamufite amwizere nk'umwami n'umukiza, ko yanyuze mu nzira y'umusaraba nk'uko bamwe basa nk'aho barimo kubyizihiza. Imana itugirire neza. Reka twongere dusome amagambo ari muri Matayo 26, turasoma umurongo wa 59 tugeze ku murongo wa 63. Matayo 26:59 tugeze kuri 63. Kwa magambo ravuga ngo abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Barabibura nubwo haje abagabo b'ibinyoma benshi. Hanyuma haza babiri baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Mutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati wiregura na hato ntiwumvise ibyo aba bakureze? Yesu aricecekera. Mutambyi mukuru aramubwira ati murahije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Imana itwiteho. Twatangiye tuvuga ko Yesu yegeze kugira n'abashinjacyaha n'abantu bari baje bazanye ibirego byo kumurega, ariko mu by'ukuri si uko bari babifite ahubwo ko ari kumurenganya. Kuko mu isi natwe tujya duhura na byinshi, tugahura na benshi bashaka kuturenganya. Turasabwa rero kugira ngo natwe twihangane, kuko byanga bikunze ni ibintu Yesu nawe ubwe yabanje gucamo. Imana itugire neza kandi tugire ubuntu. Bigera ku rwego abakuru n'abatambyi bose bashakaho Yesu ibirego, ariko birangira babuze icyo bamurega. Bamwe bati yaravuze ngo yasenye urusengero rw'Imana ngo akarwubaka mu minsi 3. Mbese bavuga ibintu byinshi cyane barimo bashakisha. Cyo nkundira Yesu rero we ntabwo babimuregaho nta kibazo yari afite. Ntabwo yageze agira ikibazo, ahubwo we yagize ati yaracecetse. Imana itwiteho. Natwe tugoye guceceka mu bitugoye, tugaceceka mu bibazo, kuko Yesu nawe yarabeshyewe nkuko nanjye uyu munsi cyangwa nawe wowe umunsi wabeshyerwa. Ariko mu kubeshyerwa kwa bisaba kugira ngo wihangane kandi ube maso. Imana itugirire neza. Umurongo wa 63 haravuga ngo Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati murahije Imana ihoraho, tubwira niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Suko uyu nguyu nawe yarayobewe ko ari Yesu Kristo, ahubwo kwari kugira mu rwego rwo gutangira gusa nkaho amushinyaguriye cyangwa se abuze icyo avuga nawe hari navuga ngo arageze mu rwego yumva avuga ngo Yesu nawe ngo nuwo gupfa. Imana itugirire neza. Ariko nubwo babimushinjije nk'abantu bari babashinja, bari baje nk'abashinjacyaha, nta kimenyetso, nta ngingo yo kubarengera bari bafite yo kuvuga ngo yakoze ibi. Imana itwiteho. Hari ukuntu rero n'abandi bantu bajya bura ingingo zibarengera batubeshyeye ibintu byinshi. Imana yacu ikatugirira neza. N'ubundi dukomeje amagambo meza ajyanye n'ibihe tugezemo. Navuga ngo Yesu n'ubundi habayeho kumucira urubanza. Bamuciriye urubanza ko ntabwo byarangiriye aho ngo mu kumurega ibinyoma. Reka turebe Yohana igice cya 19. Yohana igice cya 19 turasomwa umurongo wa 1 tusome n'uwa 2. Yohana 19 umurongo wa 1 tusome n'uwa 2. Uko amagambo aravuga ngo Pilato acira Yesu urubanza. Nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. Imana yacu tugirire neza. Naho yarageze acirirwa urubanza. Murabizi ko umuntu amaze gucirwa urubanza agenerwa ibihano runaka. Icyo bamukoreye baramufasha bamukubita imikoba, bamwambika ikamba ry'amahwa. Imana yacu tugirire neza. Yesu yararenganye, Yesu yararuhijwe, Yesu bamugiriye nabi, ariko ndashima Imana yemeye kumuduha kugira ngo aze kudupfira. Imana ishimwe cyane. Iyo ataza kwitanga cyangwa ngo aze kwemera ibyo byose, uyu munsi navuga ngo mba ndihe cyangwa wowe uri hehe. Imana ishimwe. Buri wese akwiye kumva ko Kristo yanyuze mu bigoye kugira ngo abashe kuducungura. Imana ihimbazwe. Yarakubiswe. Uyu munsi ngira ngo nta muntu ushobora gupfa gukubitwa.
ngo abe yaceceka, ariko Yesu yarakubiswe. Bafata ikamba ry'amahwa, amwe muzi mwese turabizi ko amahwa ari ibintu bijombana, bayamushyira mu gahanga bagambiriye kugira ngo bamubabaze. Ariko Kristo yabaye intwari, Imana ishimwe, aremera ibyo byose arabikorerwa, aremera ibyo byose abicamo, Imana ishimwe, kuko yari ifite intego, nawe yari afite intego yo kugira ngo aze kuducungura, Imana itugirire neza. Icyo nshimira Imana rero, ntabwo byarangiriye aho ngaho, nubwo bamushinyaguriye, kuko bigaragara ko bafashe imyenda ye barayifinda, barayitanyagura, mbese bayikora ibyo bashaka. Imana itugirire neza. Ariko Yesu we akomeza muri wa mujyi wo kuba maso no kwihangana, akomeza muri gahunda yo kuvuga ngo birakwiye ko iki gikombe nkinyweraho, birakwiye ko ubuzima bunyuramo, ariko umwana w'umuntu acungurwe. Ariyo mpamvu uyu munsi ndi uwo ndiwe, ari uyu munsi wowe uri uwo uriwe, Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari ijambo ryiza nkunda yakunze kuvuga icyo gihe arimo gukorera ibyo byose. Umuntu wese wazaga aje kumubaza yaramubwiraga ati wakabimenye. Buriya ni nkaho yamubwiye ati urambaza iki? Si babaza ni wowe Kristo, akagusubiza ati wakabimenye, ni wowe mwana w'Imana wakabimenye. Iri jambo nyakunda kubisoma ngasanga namwe mu ijambo yakoresheje inshuro nyinshi, igihe cyose barimo bamushinyagurira, igihe cyose barimo bamugirira nabi. Ubundi yagombye ko yarabwiye ijambo ribi, ariko yavuze ijambo ryiza ryo guhamya, yavuze ijambo ryiza ryo guhamya, ahamya iby'Imana. Imana itugirire neza. Abantu benshi rero natwe hari ukuntu tujya duhura n'ibibazo, tugahura n'intambara, rimwe baza bakavuga ati ese ubundi ibi ngibi bimeze bite, ugasanga umuntu agiye kwisobanura ibintu byinshi. Ariko icyo nshaka kubwira abantu ni uko burya Imana ubwayo niyo igomba kugusobanura, cyangwa situwasiyo ugezemo niyo igomba kugusobanura. Kuko Yesu n'uvanga ageze muri biriya bihe byo kugirirwa nabi, yagombye kuba wenda yaravuze nabi akavuga ati murampora iki, akavuga ati ndi kurengana, ariko we yaratuje. Imana ishimwe cyane, aratuza kubera ko yarazi neza ko ibyo ngibyo ari kugirirwa hari ikintu kizabivamo. Imana ishimwe. Reka dusome muri Matayo 28, dusa nkaho dusoza n'ubundi iki kiganiro cyacu cyangwa se ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Dusome Matayo 28, turasoma umurongo wa mbere tugeze kwa 7. Haranditse umutwe w'amagambo uranditse kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wendaga gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Abaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitara cyicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho Umwami yari aryamye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tubonye amagambo y'uburyo Yesu yazutse, ariko mu kuzuka ngo habaye igishyitsi cyinshi. Mbese bivuga ngo isi yose yarabimenye, nk'uko yababajwe isi yose ikabimenya, nawe mu kuzuka kwe habaye igishyitsi cyinshi. Muri za mpuhwe z'abagore rero habonekamo abajya gusura cya gituro. Bageze basanga, haleluya, basanga ngo Yesu yabashije kuzuka, basanga Yesu yabashije kuvamo. Imana ishimwe. Ubwo bamwe bari baramushyinguyeyo nabo bari baramuhambyeyo, barangije ngo bahomerera ibitare biremereye cyane, barangije ngo bazane n'ibyo bita ubushishi. Nabyo tujya tubona mu ijambo ry'Imana, bazana ibyo bita ubushishi barahomerera ku buryo nta hantu na gato haboneka akenge. Ariko birangiye kubera ko Imana yari ifite intego, iragenda ibana nawe muri urwo rupfu. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hari aho ku murongo wa 3 havuga ngo habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitara cyicaraho. Imana ishimwe. Aha hantu ni naho havuyeho yandiri kwa bunne barimo ngo yarakibirinduye akicara hejuru. N'iri jambo abenshi bajyaga babirimba bazi ngo ni ugufiringa by'ubuzima busanzwe, ariko iri jambo cyangwa se
iyo ndirimbo abantu babyina batazi icyo baririmba cyangwa se batazi ibyo bavuga. Nahangaha Yesu yafashe cya gitare bari bahomesheje imva ye, yarakibirinde yarangije mbese akicara mu rwego rwo gukishima hejuru avuga ati wa gitare we dore nanjye reka nkwereke. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yarazutse, umunsi ni muzima. Yesu yarazutse, uyu munsi turibuka tuvuga ngo Yesu nubwo yashinyaguriwe akabambwa agapfa yarazutse. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ababashije gufashwa Imana ibahumugisha. Nkuko twatangiye dutangiza isengesho, reka n'ubundi dusozeze isengesho. Yesu abidufashe. Wabanye natwe mu ijambo ryawe, tugushimiye ko wemeye gutanga umwana wawe Yesu akaza kudupfira ku musaraba i Golgotha. Nyabihanga mwami wanje, handi Getsemani wese ngasenganye umubabaro, tagushimye ko wabanye nawe, tagushimye ko wamurengeye. Uyu munsi akaba ari muzima. Uyu munsi nkaba mpumurijwe ndetse n'abandi bose bahumurijwe kubw'umwana wawe watwitangiye mwami. Warakoze kandi nawe Yesu turagushimye ko waremeye gushinyagurirwa bya bindi byose, ya makamba wambitswe, bya bitutsi watutswe, mwami mwiza, zanshyi wakubiswe, ibyo byose ko ari ukugira ngo ucungure umwana w'umuntu. Urakoze mwami mwiza, aho natwe duhe kubana nawe kandi duhe kwibuka urwo rupfu rwawe. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.